Muraho neza nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza aho mugiye muherereye impande n'impande. Nk'ibisanzwe rero hano kuri Mbarusha Mining TV amakuru dutanga cyangwa ibiganiro dutanga ni ibiganiro bijyanye na mining networks. Ubundi akenshi bimenyerewe ko iyo umuntu yumvise ijambo mining ahita yumva ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nk'uko wajya wenda mu misozi runaka cyangwa mu gace runaka cyangwa mu karere runaka ugasanga wenda abantu bari mu misozi barimo baracukura imisozi wenda bashakamo amabuye y'agaciro. Ubundi icyo nicyo bita mining. Ariko hano kuri internet nanone tuba turi gucukura ifaranga ryo kuri internet cyangwa icyo twakwita ubucukuzi bw'ifaranga ryo kuri internet aricyo cyitwa mining. Okay, bikorewe muri application runaka ufite muri telefoni yawe. Rero byamaze kugaragara ko ari abantu benshi bakora mining wenda mu kigare cyangwa wenda nta n'amakuru bafite, ugasanga na mining ari gucukura cyangwa ari gushakamo ifaranga, ugasanga wenda zifite icyizere kiri hasi cyane cyo ugasanga nta n'amakuru mazima yo kuri izo mining. Niyo mpamvu nabakoreye icyegeranyo cyangwa mining enye zihiga izindi zose ubu ngubu turi gukora wenda muri iyi si cyangwa kuri uyu mubumbe w'isi. Mining ziri gukorwa ubu ngubu zicyemera ugomba kuba ufite ni mining enye. Urareba iyi video, iyo usanga udafite cyangwa mining usanga udafite ugerageze ushyire muri telefoni yawe. Amakuru tugerageza kuyabahera ku gihe hakiri kare, ubwo ntuzajya urangara wenda ugacikwa, ntukajya uturenganya kuko ntacyo twagerageje gukora. Ku mwanya wa mbere rero turasanga application ya P-Network. Iyi mining ntabwo irajya ku isoko, ariko urebye utilities zayo cyangwa ukuntu yubakitse ubwayo biyishyira ku mwanya wa mbere, kuko niramuka inagiye ku isoko izahita ko ikuba byibura mining ishobora kuba iri nko ku isoko kugeza ubu ngubu ishobora kuzayikuba nk'inshuro nka 7 cyangwa inshuro 5 ugereranyije n'izindi mining aho zigiye zihagaze. Iyi P-Network rero abantu bayimayininze imyaka 6 iri kuburaho amezi make cyane nk'amezi 4 ikuzura abantu bayimayininga. Ubundi mu ntangiriro z'iyi mining abantu ntabwo babyumvishaga, nyine bamayiningaga bisanzwe bigura intege, bamwe bacika intege, hari n'abacitse intege babivuyemo. Ariko ndagira nkubwire ngo iyi mining ugerageze uyisubize muri telefoni yawe uyikomeze, kuko kuyimayininga ni ubuntu, nta gishoro na gito bigusaba. Just uyishyira muri telefoni yawe ugakora mining uko amasaha 24 ashize ugakandaho bigongera bigatangira bikabara. Mining ikorwa buri masaha 24. Ubwo ni ukugira ngo muri make ni ukongera kubakangura. Iyi mining rero yitwa P-Network, haba muri P-Browser haba muri Play Store uyisangamo, haba muri Apple, muri telefoni yose uyisangamo. Niyo mpamvu iyi mining cyangwa iyi application iza ku mwanya wa mbere. Okay? Ku mwanya wa kabiri rero turasanga application ya Satoshi Network. Iyi application ya Satoshi Network yaramamaye cyane kandi yagiye iberamo imishinga yagiye itanga amafaranga. Nk'urugero muzi ko haberemo mining ya Kowa, muzi ko hagiye habonekamo ibihembo by'amabitcoin, abantu bakabahereza amabitcoin bakayabikura. Nyuma ya Kowa muzi ko hagiyemo umushinga wa OX, nyuma ya OX hajyamo umushinga wa BW, hajyamo imishinga ya Korenda, hajyamo imishinga ya CTO, hajyamo iya Haven. Iyi application imaze kwakira projet cyangwa imishinga igera mu mishinga 8. Iyi application ya Satoshi Network iza ku mwanya wa kabiri. Mbibutsa ko nyirayo kugeza magingo aya ngaya ni umugabo cyangwa umusaza bitwa Satoshi Nakamoto. Uyu ntabwo ajya akunda kugaragara, ariko yamamaye wenda abantu benshi bamuzi kubera Bitcoin. Uyu niwe fondateur cyangwa fondateri wa Bitcoin. Ku batari bamuzi rero ni witwa Satoshi Nakamoto. Rero mining ya kabiri nk'uko mbibabwiye ugomba kuba ufite muri telefoni yawe. Nimba uzi ko ukora projet cyangwa ukora umushinga wa mining neza, ugomba kuba ufite iyi application ya Satoshi Network.
nizere ko turi kugendana. Ku mwanya wa mbere tubonye ko ugomba kuba ufite application ya Pi Network. Ku mwanya wa kabiri nimba uzi ko udafite application ya Satoshi Network, umenye ngo uri kugira ute, uri kugenda ukererwa. Gerageza ukande subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu. Ibiganiro byacu ni akazaza, ni agahoraho, amakuru yose ko tuyabonye tugerageza kuyabahereza. Ku mwanya wa gatatu urumva turi buhasange iyihe application? Ku mwanya wa gatatu rero turasanga application yitwa Sidra Chain. Iyi niyo mugabo w'umunyakatari. Iyi application ya Sidra Chain nayo yaramamaye kandi mu by'ukuri itanga amafaranga, abantu bayifite barabizi. Iyi mining rwose kuza ku mwanya wa gatatu nta gitangaza kirimo, kandi mwibuke ko mining nabahaye ni mining n'ubundi zigikunda muri telefoni yawe, wayishyiramo n'uyu munota ugatangira ukinjiza izo coin. Niyo mpamvu nabahereje mining enye zonyine. Ubwo nusanga utazifite umenye ngo uri guhomba cyangwa umenye ngo wasigaye inyuma muri mining. Iyi mining ya Sidra Chain, CEO wayo ni umunyakatari, ni Abarabu, kandi ifaranga ry'Abarabu ngira ngo murarizi. Ubwo niriramuka rigucitse ntuzavuge ngo ntabwo bagwaye amakuru, ntuzavuge ngo ntiwabimenye. Ku muntu udafite aya malinki yose, yaba link ya Pi Network, yaba link ya Satoshi Network, yaba link ya Sidra, uraza kuyisanga muri description y'iyi video urebemo, uraza kujya ubona link ndetse na referral code yayo. Ku mwanya wa kane rero tudatinze twihuse cyane, reka turebe projet cya mining turi buhasange. Turasanga mining ya Ruby Network. Mining ya Ruby Network abantu benshi bagiye bakunda kuyitera umugongo, bamwe bavuga ati update zayo ziratuje, abandi bavuga ati nta kintu bajya batangaza ba nyiri umushinga. Ariko iyi mining nayo mugerageze muyishyire muri mining z'imbere, muri mining mufite, kubera ko iyo urangije gukora KYC rwose hamwe ndetse n'iyi Sidra Chain murabizi, iyo umaze gukora KYC bahita baguhereza coins zawe zose, bahita baziguhereza kuri balance, ugahita ukora migration. Ushatse uragurisha rwose bakakugurira. Ni nko kubipa urufaranga. Iyo wakoze KYC gakunda ikaba verified uba ufite amafaranga. Izi mining enye ko nziberetse, ku mwanya wa mbere tuhasanze mining ya Pi Network, ku mwanya wa kabiri tuhasanga mining ya Satoshi Network, ku mwanya wa gatatu tuhasanze Sidra, ku mwanya wa kane tuhasanze mining ya Ruby Network. Ubwo izi mining nimba uzi ko utazifite mugenzi wanjye, ukaba wenda wiyaminiya cyangwa ukora ibintu bya mining networks, umenye ngo izi nimba utazifite nizo zigomba kuza mu mwanya w'imbere muri telefoni yawe, muri mining za mbere z'ibanze ugomba kuba ufite, nimba koko ushaka amafaranga yo kuri internet cyangwa amafaranga yo muri mining. Reka ndekera aho wenda kujyana video itaba ndende. Nimba video yikunze cyangwa ukaba ubonye na harimo application udafite, urebe muri description y'iyi video urabonamo link ya buri mining, uyikandeho uyifungure. Gerageza ukande subscribe, ufungure inzogera kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro byacu ni akazaza, ni agahoraho. Uko tubonye amakuru cyangwa uko tubonye amakuru yabagirira umumaro mwese muri rusange, duhita ko tuyabagezaho byihuse. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe kugira ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndabakunda cyane, nimugire ibihe byiza. Ciao ciao.